Twerekeze kuri bamwe mu bahinzi b'ibigori baravuga ko nyuma yo kubona ko guhangana na nkongwa idasanzwe hakoreshejwe imiti yica udukoko bidatanga umusaruro bifuza, bahisemo uburyo bw'imihingire bwo kubangikanya imyaka n'ibyatsi byifitemo impumuro yirukana ibyonnyi buzwi nka push pull. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi RAB gitangaza ko ubu buryo bugiye kurushaho kwegerezwa abahinzi. Ni inkuru ya Daniel Hakizimana. Hashize igihe mu Rwanda hatangiye uburyo bw'imihingire bwo kubangikanya imyaka n'ibyatsi byifitemo impumuro yirukana ibyonnyi buzwi nka push pull technology. Bamwe mu bahinzi babukoresha bavuga ko bwabafashije guhangana na nkongwa idasanzwe kurusha gutera imiti yica udukoko. Senzoga Jean Baptiste na Nemeyimana François Xavier n'abahinzi bo mu karere ka Gatsibo. Ubwo buhinzi cyane cyane bukorwa ku binyampeke, cyane ku gihingwa cy'ibigori. Ubwo buryo bwo kurwanya nkongwa ariko tubukoresha, hari ibyatsi biterwa impande y'umurima n'ibiterwa hagati y'umurima. Ibiterwa impande y'umurima babyita braccaria, ari ryo mu Kinyarwanda ivubwe. Ibiterwa hagati mu murima ni umuvumbura nkwavu ariwo desmodium. Bikorwa bite rero? Iyo nkongwa yinjiye mu bigori mu murima ikagera mu bigori hari ibigori, cya cyatsi cya desmodium kirayinukira. Desmodium itanga mbese irayinukira, inukira nkongwa. Ubwo bumara bwa desmodium bunukira nkongwa, noneho nkongwa igahunga ikajya hanze kuri bya byatsi biteye hanze hirya ku murima, ku mpande z'umurima. Uburyo bwa push pull butanga umusaruro cyane, bwirukana nkongwa kandi nta mafaranga bidusaba. Ni dukoresha imbaraga zacu nkuko zikoresha duhinga ibigori. Bose ni gihamya irahari. Nka cyane ko ubu imirima twahinze ubu ngubu mu byiciro bibiri bishize nta za roketi, nta iriya miti irukana ubusimba mu myaka twigeze dukoresha. Ariko mu by'ukuri ibigori byakuze neza, ubu byeze neza. Umuryango mpuzamahanga Food for the Hungry ugaragaza ko push pull technology ari uburyo bwa kamere bwo kurwanya ibyonnyi butanga umusaruro kandi bworohera abahinzi. Alice Kamau ahagarariye umuryango mu Rwanda. This technology, it is easy to be for a farmer to learn. Iri koranabuhanga riroroshye kurikoresha kandi byoroheye buri muhinzi wese guhita abimenya. Ubu bwoko bw'ibyatsi bwirukana ibyonnyi. Ntibisaba guhora ubihinga buri gihembwe. Iyo wabiteye rimwe ubivanze n'ibigori, ubutaha wongera guhinga ibigori utongeye kuvangamo bya byatsi. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB kivuga ko uburyo bw'imihingire bwo kubangikanya imyaka n'ibyatsi byifitemo impumuro yirukana ibyonnyi push pull technology butanga umusaruro kandi ko buzanakwirakwizwa mu gihugu. Dr. Tresfor Ndabamenye ni umuyobozi mukuru wa RAB. Turashaka gushyiramo abajyanama b'ubuhinzi benshi. Icyo bariho bakora, mwumvishe ko bari gukora imfashanyigisho, noneho hakazakurikiraho amahugurwa yimbitse ku bajyanama b'ubuhinzi benshi. Iyo ufite tekinoloji nk'iyi ngiyi urabanza ukayigerageza. Nibyo byakozwe nyine muri abo bahinzi. RAB yafatanyije n'abakuriye umushinga, nabo bakorana n'abarimu bo muri za universite, nabo bagiye batekereza ubwo buryo. Nta kigoye kirimo rero, imbaraga zatangiye. Turifuza ko mu gihembwe cy'ihinga gitaha cyo mu kwezi kwa 9 izo mfashanyigisho zizaba zatangiye kuboneka ku bwinshi, ndetse mbere yuko n'iryo hinga rigera tugatangira gukora ayo mahugurwa n'ibigenda bikorwa muri buri gihembwe cy'ihinga. Ubu buryo bw'imihingire bwo kubangikanya imyaka n'ibyatsi byifitemo impumuro yirukana ibyonnyi bukoreshwa mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Mu Rwanda kuri ubu bukoreshwa mu turere 7 by'umwihariko mu kurwanya ibyonnyi mu binyampeke. Hagati aho abashakashatsi mu buhinzi bateraniye i Kigali barebera hamwe uko uburyo kamere bwo kurwanya ibyonnyi push pull technology bwarushaho gukoreshwa mu gutanga umusaruro. Daniel Hakizimana, Flash TV. Mugenzi wacu Daniel Hakizimana, reka tumushimire.